iriya miti ifite ingaruka no ku bantu bakuru irazigira. Biriya bihugu by'i Burayi uriya mwana ufata iriya miti afite indi ku ruhande afata, ntibaze kubimpakanya kuko nazabibereka, yewe afite n'abakanserazi ahura nabo bakaganira. Abacu usibye iyo miti ese ubundi leta izayibagurira? Bizagenda gute? Ese ko nshimye iyo miti bazayinywa ntibasame? Imibare iri hanze hano itugaragariza ko sida yaciye ibintu mu rubyiruko. Wambwira n'iyo miti izabuza na sida? Hanyuma se ari ukubyara ari no kwandura sida, icyaba gifite ingaruka mbi ku muntu ni iki? Ese ko nshimye iyo miti bazayinywa ntibasame? Imibare iri hanze hano itugaragariza ko sida yaciye ibintu mu rubyiruko. Wambwira n'iyo miti izabuza na sida? Hanyuma se ari ukubyara ari no kwandura sida, icyaba gifite ingaruka mbi ku muntu ni iki? Njyewe simbizi, ngomba kuba ndi umuswa cyane birenze urugero, sinzi n'ukuntu nashoboye no kwiga kuko mbona ndi umuswa mubi pe. Nka buriya mba nagerageje kubyumva bikananira. Umunsi nzabona nyakubahwa minisitiri w'ubuzima yagiye mu nteko kuganira n'abariya badepite rwose twatoye tunishimye cyane tubyina turirimba uko umuturage wivuriza kuri mituweli azajya abona imiti muri farumasi atishyuye 100%. Uwo munsi nzabakomera amashyi, uwo munsi Mana yanjye nzabasabira ku Mana imigisha yose ibaho. Icyo sindumva bakiganira na rimwe, kandi nicyo kiraje ishinga kuko kirareba abanyarwanda bose bakoresha mituweli. Ubu se ko bagenda bakisuzumisha yarangiza akaza ntavurwe kuko yabuze amafaranga yo kugura imiti 100%, bugacya agapfa ntitumushyingura? Aho kumbwira ngo tujye kuganira ibyo ngo hari abana ngo basambanye ngo baterwa inda, none se bajyaga gusambana bazi ko amaherezo ari ayahe? hari na Human Rights Watch hari ifoto bafite iriya aérienne yerekana ama IDPs, inkambi zirimo ama internal displaced people. Noneho ngo bafotoye ifoto mbere nk'iyo taraza zari zuzuyemo abantu, bafotora n'indi nyuma kugira ati hari abantu bavuye nabyo babigira ikibazo. No se kuba abantu bari mu nkambi no kuba batashye mu ngo zabo. Human Rights Watch birayibabaza cyane, ntabwo bizi isura bahora bashaka ikintu gituma abanyafurika baguma tugaragara nabi tugira gute. Nuko ubu ngubu bihorera, bagiye kuba batujeho gato. Ubu ngubu harayobora aba repubulika, ntabwo bazongera kujya bigira cira hanikubita. Amafaranga agiye kugabanuka, babe batuje, ejo bundi abademokarate bagaruke bongere basizore. Ariko njye mbona hari n'abantu bakwiye kwirambirwa. Kuki Human Rights Watch itarirambirwa? Sinzi rero uwayiroza u Rwanda, ariko u Rwanda rworata nta n'umusazi utarusarana. Ariko igihe cyose u Rwanda rurabarya nkaryoherwa sha, ndishima buriya iyo mbona ukuntu u Rwanda ruba rwabateye umujinya, ushaka kumva ukuntu nishima, ndishima cyane. Avuga nti yes, mubabare mwihangane, munaniwe kwihangana mwiyahure. Ni inama mbagira. Ubu hari abari buze kucyanukaho rero, none se abubwira kwiyahura bo si abantu barabanza? None se jyewe iyo bariho bandamayininga iki gihugu ntabwo cyo gituwe n'abantu? Kiwe n'inama nabagiriye, hari uwo noherejeyo, hari uwo nabwiye ngo nagende yiyahure? N'uziyahura azaba yiyahuye kubera ubukunguzi. Ariko jyewe nababwiye ngo bihangane, niyo nama nabahaye. Niba nanirwa kwihangana ndabaha indi alternative. Hari iki? Uraza kuwushyanuka ushaka.
abantu benshi nyine ushyizemo ubwenge nibwo ubyumva ukumva n'impamvu ibiri inyuma gusa nyine nihanganira burya baba bumva ngo umuntu ntabyumva ariko ugenda abyumva nuko nta n'icyo biba nta bintwaye. kintu bitwaye nyemerera tube tubaretse n'ubundi ntibumva twiganirire ku by'iwacu nabwo harimo ibyo kuganiraho ahubwo nagira ngo dusoze aho turashe turasoza mu kanya iby'iwacu nabyo hari biba bikeneye ibitekerezo. Ndakubaza ku minisitiri w'ubuzima, minisitiri yagiye mu nteko ishinga amategeko kuganira n'abadepite baganira ku itegeko ryemerera abataragize imyaka 18 ariko nanone batari munsi y'imyaka 15 gukoresha imiti yo kuboneza urubyaro. Hari uburyo bigomba gukorwamo butaweho ibitekerezo, nta n'umushinga w'itegeko ntabwo uratorwa, ariko ikigaragara hejuru ya 80% uzatorwa, uzemerwa. Hari imibare tubona y'abana batwara inda, urumva hari abantu bavuga bati ni uburyo bukenewe ko abana batwara inda buri munsi, abandi bati nimuramuka bemereye noneho murabahaye rugari ngo basambane, abandi bati se n'ubundi ko basambana batanabikora bimeze. Kuba biri kuganirwaho bivuze iki? Mwe mwabyakiriye mute kuko muri uru Rwanda kandi muri n'ababyeyi? Reka mbanze nkubwire icya mbere. Iyo mbona ndetse na minisitiri yagiye mu nteko ngo kubiganira n'abadepite, ndibaza koko hari ibibazo byinshi byugarije iki gihugu bari bakwiye kuba baganira, bitari ibyo kuko n'ubundi bariya bana ntawabujije gufata iriya miti, n'umwe ntibayifata kuko bariho barakora ibyo batazi, barakora ibyo bataragera igihe cyo gukora. Baramutse babizi iriya miti bayifata. Nta naho ndumva hari n'umwana n'umwe uvuga ko yagiye gushaka uriya muti bakawumwima. Biramutse binini twe ku buntu ntibazawubahe, bayituma bakuru bakayibazanira, dore ko akenshi n'abo babyarana, abo baterana ziriya ni abantu bakuru cyane, ntabwo ari abana bangana nabo. So iriya rero kuri jyewe c'est un débat sans objet rwose. Niyo bashaka bakikorera ibindi muri uriya mwanya. Icya kabiri, usibye kumwe dushaka igihe cyose ibisubizo byoroshye, twumva dushaka no kwigana abo bazungu babirirwa badutuka badutera imijugujugu, twebwe nibo twagize role models babo. Izindi mesure bashyizeho n'izihe nibazinyereke zituma, kuko iriya miti rega n'imiti ni produit chimique, nta nubwo ari umuravumba, nta nubwo ari umwenye. Iriya miti ifite ingaruka no ku bantu bakuru irazigira. Iriya bihugu by'i Burayi, uriya mwana ufata iriya miti afite indi ku ruhande afata, ntibaze kubimpakanya kuko nazabibereka. Yewe afite n'abakanserazi ahura nabo bakaganira. Abacu usibye iyo miti ubundi leta izayibagurira, bizagenda gutya. Ariko n'umwana ubyaye ufite imyaka 15 nawe bimugiraho ingaruka mbi cyane, bimugiraho ingaruka ziruta iz'uko yabyara. Ndi kuvuga umwana ukoresheje imiti, niyo aba ari umuntu mukuru iyo miti imugiraho ingaruka. Yego. N'umwana ubyaye afite imyaka 15 nawe bimugiraho ingaruka. Izihe? Usibye umwaka umwe ariko ishuri kandi akahakura n'isomo, ntazongere kujya gukinisha kubyara igihe kitaragera. Ese ko nshimye iyo miti bazayinywa ntibasame. Imibare iri hanze hano itugaragariza ko sida yaciye ibintu mu rubyiruko. Wambwira n'iyo miti izaruzana sida? Hanyuma se ari ukubyara ari no kwandura sida, icyaba gifite ingaruka mbi ku muntu ni iki? Njyewe simbizi, ngomba kuba ndi umuswa cyane birenze urugero, sinzi n'ukuntu nashoboye no kwiga kuko mbona ndi umuswa mubi pe. Nka buriya mba nagerageje kubyumva bikananira. Umunsi nzabona nyakubahwa minisitiri w'ubuzima yagiye mu nteko kuganira n'abariya badepite, rwose twatoye tunishimye cyane, tubyina turirimba uko umuturage wivuriza kuri mituweli azajya abona imiti muri farumasi atishyuye 100%. Uwo munsi nzabakomera amashyi, uwo munsi Mana yanjye nzabasabira ku Mana imigisha yose ibaho. Icyo si ndumva bakiganira na rimwe, kandi nicyo kiraje ishinga.
kuko kirareba abanyarwanda bose bakoresha mituweli. Ubu se ko bagenda bakisuzumisha yarangiza akaza ntavurwe kuko yabuze amafaranga yo kugura imiti 100%, bugacya agapfa ntitumushyingura. Aho kumbwira ngo tujye kuganira ibyo ngo hari abana ngo basambanye ngo baterwa inda, none se bajyaga gusambana bazi ko amaherezo ari ayahe? Ariko ntukanabeshya, urabeshya abaturage ngo ubahe uruhusa, barwimwe nande? Hari umuntu n'umwe urajya no gushaka n'agakingirizo ngo bakamwima? Mbwira mumpe urugero na rumwe. turi ahantu hose Turi ahantu hose, hari n'aho dutangirwa ubu n'ahubwo, cyane. hari n'aho ujya muri tuwarete ukadusangamo, yagenda akanadukuramo nta n'uwadusabye. Kuki ibyo ngibyo byabananiye? Cyabananiye kuko ntibanumva, banabikora batazi ibyo bakora. Bamwe baba banyoye n'ibiyobyabwenge, abandi abo babikorana barababwira ngo niwemera ko dukorera aho biragenda gutya, abandi noneho arabikorera icyo ngo abone n'amafaranga yo kugura ya miti, kuko ndibaza ko batazayimuhera ubusa. Ariko se ndayakurikiye neza ririya tegeko kuko nta gaciro narihaye ngo gende ndeba ingingo ku yindi. ubona rizemerwa bakabyemeza? Yo ahubwo sizi igituma batararyemeza, ahubwo baratinze hariya mu nteko. Baba mbega ikibazo mbajije, ni nkuko kumbaza ngo ubona papa ari umugaturika, ubwo urumva nagusubiza iki? Bazaryemeza vuba 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 cyane, ahubwo baratinze, sinzi n'impamvu batararyemeza. Abadepite bari mu nteko ishinga amategeko hafi 70% ni abagore, bivuze ngo basobanukiwe neza kuruta uko abagabo wenda babyumva. N'ikintu ntujyane ibitsina mu nteko kuko nta tandukaniro bigira. Ntabwo iki n'iki cyakunda kuko uri umugore, iki n'iki nticyakunda kuko uri umugabo. Ibyo biterwa n'ibindi bindi, ntibiterwa n'igitsina cy'umuntu. Yewe gusa nshyigikiye ko abagore baba benshi bakarutana bariya mu nteko, atari uko nizeye ngo hari ikintu kinini cyane kizahinduka da, ni uko nshaka ko n'umugore agaragara mu nzego zose zifata ibyemezo. Ni uko twese twishyizemo ngo umugore ntacyo ashoboye, kandi ari twebwe twamwimye space ngo nawe atwereke icyo ashoboye. Urabyumva? Ni uko ntashaka ko hari umunyarwanda n'umwe uhezwa, ni uko ntashaka ko hari untekerereza, kandi nanjye mfite ubwenge nshobora kwitekerereza. Ariko ikibazo gihari ni uko n'ubundi imibare y'abana basambanywa buri mwaka yiyongera. Kuri ubu ngubu tugeze ku 23,000, tuba dufite ibihumbi 19. Ntabwo nabuze, baranarenze. Solution irabiyihe niba koko nta kirakorwa imibare y'abana izamuka? Ndabivuga bakantuka, ariko solution ni uburere, kandi kuva hasi, kuva umwana akivuka, niyo ngiyo nta yindi. Abana bose bavukira mu miryango, abantu iyo miryango iba mu nsengero barasenga. Byapfiriye hehe ku buryo famiye ziri ahantu zifite jenoside yabaye muri iki gihugu ikorewe abatutsi 94, uzi ko burya 98% b'abanyarwanda basengaga bari abakristo. None wowe urambwira biriya imiryango yose ya mbere ntikurikirana abana kimwe. N'aba bana bari mu mihanda burebe, sibyo? Bafite ababyeyi. Nurumva? Nibura udafite bombi afite umwe, nibura hari n'abatabazi, of course ibyo birumvikana, hari abagore bagenda bakibyarira gusa. Hanyuma barangiza, ngiye kuvuga ikintu ntihagire umuntu ugira ngo ndi umugome. Byari byanambabaje cyane, n'ubu biracyambabaje kubona hari abanyarwanda b'abagome bigeze aho. Hari umubyeyi bibye umwana, waramubonye. Umuntu wabikoze ni dayimoni, niko njye namwita. Gutinyuka kuvana umwana w'umuntu ku ibere w'uruhinja ukamumwiba, burya ntaho bitaniye no kumwica. Birutwa nuko wazana umupanga ukamutema ukamukuraho. Ejo bundi umwana yabonetse, Imana ishimwe, nanabishimiye Imana cyane. Atanze ikiganiro avuga ko afite abana 3. Abana 3 ntagira icyo abatungisha, ajya guca inshuro, ajya guhinga bakamuha 1,500. Ako gahinja kari ku zuba, ubona nawe ni rimwe natwe twese dukuze dutinya. Ndavuga uriya muntu, kandi buriya afite aho asengera. Padiri, pasiteri ntibaganira, ngo amubwire ati aba bana uri gukomeza uzana ku iyi si udafite imibereho,
nibura yo kubagaburira ngo bahage uriho urabahohotera. Iki n'Imana izakikubaza. Ahubwo baragenda bakababeshya ngo Imana yaravuze ngo twororoke ngo tungane n'umucanga wo ku nyanja. Yabibwiraga Adamu na Eva, bari babiri icyo gihe. Ubu se turi bangahe? tumeze nk'umucanga wo ku nyanja. Bazajye muri UNFPA babaze demografi uko abaturage b'isi basigaye bangana. None uracyavuga ngo Imana abana n'umugisha, ndabyemera cyane n'umugisha. Hari n'igihe bari amaboko, ariko abo bana n'umugisha igihe uzamurinda kunywa kore, azaba umugisha igihe azaba atarara kuri karito mu mufurege, azaba umugisha igihe azaba ariye agahaga, azaba umugisha igihe azaba arwara akavuzwa, azaba umugisha igihe azaba abasha kwiga neza, azaba umugisha igihe cyose azaba ari umuntu wabonye ibyangombwa byose uyu munsi akaba akomeye ameze neza. Icyo gihe azaba umugisha. Ariko ubu ngubu uriho uramugira ahubwo umutwaro kuri sosiyete. Ba Marine birirwa bashikuza abagore n'abakobwa amasakoshi hariya, bariya ni izo product. Gusa uyu yabaye umugisha abana. Ariko hari imiryango ifite ibibazo wenda bya mikoro n'ibindi bibazo batabasha gutunga imiryango, tubonamo abana bajya mu mihanda, ariko hari n'indi miryango yifashije ibayeho neza, nayo tubonamo aba bana bari gutwara inda. Nibo banajya ibihe biri muri iyo miryango ko bifite ubushobozi ituma abana b'imyaka 15 batekerezwa uburyo babonerezwa urubyaro bataranabyara. Ababyeyi babo ntibaba babitaye kuva akiri umwana. Uragenda ukamurekera abakozi ukagira umwana yakwigira ibiro biteze ukamwihorera ngo aracyari umwana. Igiti kigororwa kikiri gito. Nagira imyaka 14 atangiye no kumenya kukubeshyera, kubambe kukubeshya, wamubaza aho yarari. Iyo agize Imana umubyeyi we akaba hamubaza, hari n'abatahabaza. Wari wazi ko hari ababyeyi baryama batanazi ko abana babo badahari, kandi muri abo bifite. Wari uzi ko abana bikorera gahunda n'abazamu bakajya babaha n'amafaranga, n'umuzamu akamuhishira umwana akajya arara, umuzamu akamukingurira cyangwa umwana agasimbuka urugo, ababyeyi biryamiye basinziriye ntibanabimenye. N'iyo ubimubwiye umubyeyi agufata nabi cyane, uriho uramusebereza umwana. Ko bimeze. Hari n'ababyeyi babiri babishwaniye. Umubyeyi umwe ati ibi bintu ngiye sinabyemera rwose, umwana agomba kugura. Undi ati winshyirire umwana ku nkeke, wintotereza umwana. Ibyo se ntiturirwa tubibona. Igagenganira n'ababyeyi, akaza afite bene icyo kibazo ati ngira inama, urabona nabigenza gute? Barahari rero nabo turabafite. None se kuki yabyara uwo kwa naka ntabyare mbega? Ubundi mwabyibajije. N'abo babivuga, n'abo bose baganira ku mategeko, n'abo bagira gute, natwe twese tubivuga bitadufasheho, bitatureba. Bagiye bakubeshya. Ari umwana we ikibazo yakireba ukundi, ntabwo yakireba uko ariho akireba ubu. Dufate nk'urugero wenda minisiteri y'ubuzima izengurutse mu bantu ibabaza ibitekerezo kuri iki kintu cyo gutora itegeko bibonereza urubyaro batarageza imyaka 18, batari munsi y'imyaka 15, bakabageraho bakababaza igitekerezo cyanyu, mwababwira iki? Ibyo nkubwiye nababwira icyo ntekereza. Bazashake banabikora, ariko muribuka mwari abantu erega njya ngira ikibazo cyo kuganira nawe, usanga tudahuje experience. Minisiteri y'ubutabera yahagurutse ngo gukuramo inda nicyo gisubizo. Ariko koko ubu jyewe narumiwe ngo nicyo gisubizo, ngo bajye bazikuramo mu mashengi, ukuremo uyu mwaka utaha ukuremwe, ukurikira uyikore ko nta kizamubuza kuyitwara kuko nta n'isomo yabikuyemo. Uwo mwana uriho ugira igisenzegeri waramubyaye, ari uwawe wabikora? Kusha bagiye bareka. Baravuga rero ngo bagiye kubaza abaturage icyo babitekerezaho. Jyewe ndivugira ariko niba bashaka ko dukora referandumu nibareke tuyikore, ko nanabirwanyaga cyane, narabirwanyije rwose. Na trauma yonyine uwo mwana yakuramo. Erega babuka n'ikintu ngo nuko i Burayi bagikora, ntibazi izindi measures i Burayi baba bafite iruhande yabo, twe nta nizo dufite. Arangije aravuga ngo minisitiri wari uhari icyo gihe ngo ubu ntuzajya ajya kogosha umusatsi ngo bajye bahamagara referandumu. Ibaze, agereranije gukuramo inda no kogosha umusatsi. Koko mbabarira nawe umbwire. Nahise mukuraho amaboko,
uwo nahise muvaho ndavuga nti burya ndiho ndata umwanya, ndiho ndadibetinga n'umuntu simbizi, kogosha umusatsi no gukuramo inda, ariko sha ubwo kandi babiririmbaga. Aha muri ibi bitaro dufite ibibazo by'abaganga n'ababyeyi bagiye kubyara cyangwa bagize ibibazo, ashobora kumara amasaha 6 atarabona n'ubufasha akeneye, atari ukumurangara. Nicyo mpora ngisubiramo iyo bavuze ngo abaganga bararangara, ngenda babara cyane. Ntabwo barangara ko duhora tubabona biruka, akora hirya akora hino, icyuya cyamurenze, ahubwo baba bafite abarwayi benshi basumba ubushobozi, cyane cyane bushingiye ku mibare, nibwo mvuga bwabo, sibyo? None ngo ubona abahagarika ahubwo bagiye gukuramo inda zari ziturije, zitekaniye, zidafite ikindi kibazo. Hariya avuye hariya umubyeyi ariho arava, iyo nda niyo yigize akaraha kajya ishaka kuvamo, aho kugira ngo abone umufasha, uwari kuba amufasha uwo mwanya ngo ariho arafasha ukuramo inda itarigize ikibatwaye. Ugatekereza ko bakese bisi kanjye nicecekera da, ni uko ntazabishobora kuba kandi nimwe mutuma ntabishobora kuko murambaza, mumbajije nkabasubiza, ariko mutambajije burya nanjye nagerageza nicecekera. ariko no gutanga umusanzu, ikibi gikorwa ugikuzaho ukuboko byakanga, ukagikuzaho ururimi byakanga, ukababarira ku mutima. Yewe nanga ko batamfasha ngo bansobanurire, kandi mba nabajije. Wakumva arakuwe ariko turiya mwana urabona iyo atakaje nk'umwaka w'ishuri hari amahirwe abataye. Ubundi si umwana wirirwa mu busambanyi no gutwara inda umwaka w'ishuri. Cyokora nuko nabonye nyine ubu biroroshye ko ntawe ugitsindwa, ko ntawe ukirangiza kaminuza yanditse memoire. Nibyo, reka bariya abana shaho ntibagica imbere ya jirindwi babize ibyuya, reka bikipinge bisi, babe bareba n'ikindi bakora wa mugabo. Bafite umwanya, urabaha laptop bakayigurisha kuko wayibahereye ubusa. Wabonye babakupiye internet scholarship, bakavuga ngo keretse uzayigarura. Wabonye ko barenze 400 bazigaruye. Ariko buri iyo leta yicecekera, kandi nabyo ngira ngo leta yabyibutse kuko twabivuzeho cyane. Ubundi biriya bintu ntibibaho, wayimuhaye mu ideni kuko umuha na buruse mu ideni, akabazi ko ari ibintu agomba kwishyura. Urafite laptop ukagenda ugahereza umwana ngo akiramo amasheni, ngo iki none se abana bato bose dutunze bangiza ibintu kubera iki? Kwa ko atabaza aho byavuye, kwa ko ataba yabiguze, kwa ko bitaba byamuvuna, iyo mpamvu abyangiza. Ntabwo urabona ko umwana aza agasanga na vaze iteretse hariya ku meza akayikubita imbarara ikaguha hariya, ntabwo aza n'uriya mwana laptop niko ayifata. Wazi ngo arayigurisha bamuhinde, ni umwana uri iwabo uvuna umuheha hakongerwa undi. Ko bazigaruye se biriya bikwiye kubera leta isomo, bikwiye kuyibera isomo, kandi abatarazigarura ntihagire n'umwe baduhorera, kuko nabwo baraba bazanye ubusumbane. Ese ubundi yayigurishaga yariye? Ibyo byo ni uburere uriho urarera umwana umwigisha ubujura. Ubwo n'ubujura ni ukwiba, none uriho urabimwororamo. Warangiza ariko leta yacu disi ni nziza ikunda abaturage, hoyi ahubwo irabanga cyane. Iraturerera abana batagira indangagaciro z'ugukunda abahe baturage, bakunda uruhe rukundo? Nko gusanga umwana wawe akora muri purize, aho kumukubita intoki ngo abicikeho amenye ko kizira ari bibi, ukagira oya mutware buhoro, wimuhutaza, wimukangara, ejo amashanyarazi namara kumwica uzasigara urira, kandi nawe uzaba umuvukije amahirwe akomeye cyane, ko uzaba umuvukije ubuzima bwe bwari imbere. Reka mbashimire cyane, no kuri murakoze. Nanjye n'ukuri ndabashimiye cyane, murakoze rwose. Imana ibahe. Amin. Umugisha wanyu murawakira kandi mwishimiye, ariko nkunda umugisha w'urubyiruko kuko nemera ko uri genuine, ariko nanjye mujye mwemera mbaho wakigiye, tujye duhererekanya, n'ukuri natwe tuba tuwukeneye, kuba ari umugisha wuzuye. Utari ababyeyi muba mwarabonye ibintu bitandukanye n'ibyo twabonye na experience yanyu bitandukanye. Umugisha wanyu rwose wari umugisha uhambaye, n'ukuri. Murakoze cyane.
nanjye ndabashimiye cyane, mukomeze mugire weekend nziza. Merci beaucoup. Mwagiye ku muganda ariko Muganda mu gitondo twari turi. Ah, Mm. good. Yeah, na buriya n'uburere mboneragihugu